gasanga sha abantu baturuta ariko twosha ngo dukore ibintu birabenge numva nyine byasaba nicyo gihe kuko buno bakaboshya ngo mukore ibiki ni ibiboro mwana by'abantu babaga baturuta bakati nyine mukore gutya na gutya ariko Yoni young presenter, past designer in the country, young presenter in the country. Ntagiye kuvugishwa kubera icyamamare twatumiye. Millo. Kirugute bro. Fresh musasa. Meze bien. Ni bien kabisa. Ubwo se hari abantu tera twitiranye ngo tera turasanura. Wapi. Baranzi nariko. Ako ubundi dusiga twaratandukanye. Oya ibyo nyine uvuga gutandukana n'undi n'usanzwe dutandukanye. Nase batwitiranyaga gute mwana? Twitiranya. Siko kwishuri naringiye kuguhanirwa wowe ni wowe ninde? Sinzi umundi mu mabire twari twigara sinzi umuntu naringiye kuzira ubudefa yari yakoze. Nyine kwa kundi bavuga ngo abana bazazira ibyaha bya base nawe wari uzira ibyo gusa nanjye. Kuko ni wowe yari wowe. Haryo ubwaringe ariko nanjye nari umuntu ndi umwana mwiza w'umunyamafuti. Oya ndi umwana ntize neza. Ndi umwana ugira imyitwarire myiza urumva rero ubwo nundi muntu tu. Meze gute se? Meze fresh. Ubuzima ni bon. Ubuzima ni bien ni sawa urumva ibintu nta mahoro. Usigaye umukamezi wakamejeje. Mubi cyane. Inguje gukuraho babandi bose bigiza bakamezi. Areba nk'uyu mu boss wawe. We niwe ngomba guheraho. Aha nicaye. Utani ninjye uzabura gufata ahubwo abandi. Hano mbese uhita umuvana ku kazi. Wasanga ahubwo nakamuvanye mbere yuko nza hano. Si undi wazanywe n'iki? Jewe urebye byanzanye nta nibyo bikivugaho. Imigambi y'abari mibisha ari myinshi. Imigambi bari yoroshye gusa. Umeze fresh se? Ni fresh sibye mwana ko byanze ari mpamvu naje hano dusigaye tujyana ishamba. Byanze se gute? Mwana areba buno ni igihe cyo gushaka amafaranga. Nubwo wenda abantu bavuga ngo mamukiri bato ngo muzayabona. Ariko imisi bari ibiri kugenda yihuta. Kugenda mwana. Bayihuta. Ese iyo wakurangiza amashuri akwicara mu rugo se? Shawaretse se uko twiganye. Ukamfatanye. Nkaba n'iki aromba ndi kubwira urumva atari ikibazo gikomeye cyane ji. Ni danje byatari. Biri gukomera. Biri gukomera. Impamvu nyine kariyere turi kwinjiramo kugira ngo natwe tukuyarya abe make ariko tuyaryeho. Umuntu guteganya igiko ashaka ngo yakwifashisha. Gikwe? Sha gikwe bwo bari kunyifashisha kuko ubishusho turi kuzana na digital. Umva hari abakamezi bakameye kuva kera. Bagenda bafata ibintu ugasanga niba ari nk'igikwe ugasanga yagiye afotora abageni akibagirwa abantu bari mu bukwe kandi buno buryo umugeni gutumira mu cameraman akenshi ashingira ku bari buzemo nubwo ifoto bariye akaba ari buzemo kuko nicyo none se niba ari buzare ubwo urareba abantu babaye abasirimu ntibakinga ibintu by'udufanta natabona iyo foto se biragenda ute kandi noretse nibyo ubu gahunda iriho baravuga ngo nta foto nta cyabaye rero kugenda mu gikwe ntubona ku gafoto urutwa nutagiye duslenge twabakabezi ngo nta foto nta cyabaye ubwo nugira mukira kundaboneke hoya niwe ni gahunda niko imeze nese niba uruvuga ati ngiye ndasohotse n'inshuti zanjye nkuko mbese turi inshuti ubwo wenda akazi ko kuri Part1 show wagahagaritse turagiye wenda tugiye gutwikira nk'ahantu muri weekend abantu benshi ariye bibwira ko kwera interview zigenda zisohoka zanyu bibwira ko nyine nta mwanya ufite ubona wo kuruhuka niba tugiye nk'ahantu wenda nko ku mazi cyangwa tugiye kunywa ka fanta ahantu abantu bazabwiga n'ikisenti tugera dufata ku gafoto ngo tunagana agaposting cyangwa se n'ubundi ko nkaho umaze kuba umusitari ninda fotora nk'agafoto nawe ejo bundi ukagera ku rundi rwego nzavuga ko nziranye nawe nta gafoto mfite ko twiganye kano no ibintu byararyoshye bundi dufite n'udufoto two kwishura ariko twambaye na uniform two kwishuri se burya ku bintu bigenda binduka none se umuntu akora digital none uretse la digital y'icyo gihe niba icyo gihe ufite Tecno ubundi ukaba ufite iPhone iyo foto waba ukifite ariko aka kamera burya hari nubwo agafoto kawe gasibitse machine ziba zibitse ibintu byinshi hari ubwo havugana n'umuntu akagufotoye akongera kakagukura ati kagafoto ko kari wakankoma oya ubundi gahunda yacu tugomba kuma tubitse ibintu by'abakiriya kubera ko tatuzi ko nitwe banke z'amafoto y'abakiriya bacu kuko ubwe ibuze abazongera akayikina ntago birangiye mbese ugomba kuyimubikira kandi yaba nziza cyane hari nubwo avuga ati wabitse neza
niki twavuye ku gasozi k'umugisha sha twakavuyeho badukubita amahama badukubita amahama habonye ute sha mahama ngewe ubundi numvaga mfite amatsiko yo kugerayo kuko n'ubundi naho twari turi abantu bari bamaze gushira bana basimu abantu basigaye baryama saa yine bana ubundi se warasigaye uhavamwa ngewe nyine kwera ibintu byo kwiga ntago nahabaga no guhiga ariko tenuretse n'ibyo aya makuru 5 nabaga nyafite tu ari ukuntu wasanga aka weekend nikaraga byatari muri Mr Rukundo akore ibiganiro byinshi byo nyine byo kwibukiranya utuntu tw'ibyumba kuntu ibyumba hari ameze utuntu umuntu atazibagirwa ibyumba kwizaka gorofani agakungu ka kera nibyo bintu tayo bibagirwa ibyumba nabivuze nibuka noneho boro zabagaho mwana ndasuza nyine abantu twakuranye byatari tu kuko abantu twakuranye abasigaye basanga ari nka babiri tu abandi bose baragiye gusa nyine mba nibutsa akantu uko nyine ari igitsina gore n'igitsina gabo twabaga turi bamwe noneho gasanga imikino nimwe turi gukina noneho akantu kivangagamo gasanga sha abantu baturuta ariko twosha ngo dukore ibintu birabenge numva nyine byasaba n'icyo gihe kuko buno bakaboshya ngo mukora ibiki ni ibiboro mwana by'abantu babaga baturuta bakati nyine mukore gutya na gutya ariko kuri gumiga barebye ku ruhande byaranyicaga bana niyo mbyibutse nyine ndamvuga ati sha yewe mana igire abana bayo ariko ngo uri no hari gastori wadugombwiye karantetse ngo uri mu bantu bakubiswe bakajya gusora muri filime ngo zivange ukubite sha ugasohoka ugakubitwa mani ibyo by'umani mbyibutse ndanababara mani urukuzira ubusa hari ukuntu mani cya gihe ariyo mpamvu ngiye numvaga nshaka no kwirebera mama ngo ntangire ubuzima nanjye mfite akenge kanje nyine numva ko nta wamenyera mani baratumenyeye kera hari abajama babaga mani bameze nkaho bakuruta nyine mu mbaraga bundi nibyo byakoraga iriye iwacu urabyibuka tu eho nubwo utari uhari hari ahantu ngomba kubitsimba rero mwana twebwe waje turi bakuru mwana kunasanga umujama narahabaye ndumpeti suhuje umujama bitaga kamanzi sha kamanzi abantu baramuzi tu kamanzi kuko babas marupa mane bra nyine kwera we nyine buno nyine twiyunze tukaba turi inshuti tu turanabo banye burya inshuti yanjye urumva nyine nta nubwo akiri baba ariko Papa Davis Papa Davis none ni umupapa gusa yahinduriwe n'amagrade wa ni umuntu ukomeye cyane ariko icyo gihe mani we nyine no mu mujama kamanzi batubeshejeho nawe mwana areba kera ukuntu wabaga ufite nka senkani ugiye muri filime none habajama kubera ukuntu nyine umuntu yabaga arakontere karite yarababonye abakoresha ibyo ashaka niba bavuze ati tujye gukina utasigara iwanyu ugomba kwa gukina aho utaje gukina ugakubitwa nijoro akabikubaza uburyo wabuze kandi nongeye mwana narindi no muswa tu ibintu byo gukina agapira bura ntagufata usibye ko nyine numvaga mfite courage ariko buno ndafata